CHiTA MAGiC. Niba uri umusirimu ukeneye video n'amafoto meza mu birori byawe, ukeneye live streaming, ukeneye music production, video production, ishusho, nitwe bambere mu Rwanda. Ishusho TV nayo iraje vuba. Turi mu kwezi k'urukundo. New Species ibazaniye promotion ya Valentin. Telefone nziza, iPhone, Samsung n'izindi zigezweho. Ibuke kugura telefone utahane na accessories zazo. The New Species, beyond expectations. CHiTA MAGiC. Reka mbasuhuze mbahe ikaze Saint Valentine's Day. Muri kubona ukuntu bameze, murabona ukuntu ibihe bimeze. Ikaze kuri CHiTA MAGiC. Nizere ko umeze neza uri kureba iki kiganiro, nizere ko ibi hari byiza nk'aba bantu muri kureba ndetse n'ahantu bari hari. Turakwakira udukurikira mu Rwanda, udukurikira uri hanze y'u Rwanda. Ndabizi neza ko mudukurikiye muri benshi mu bihugu n'imigabane itandukanye. Abari hanze ya Afrika, nongere mbabwire ko Zacu Entertainment ifite amafilime arimo Umuturanyi, Seburikoko, City Made, Indoto n'izindi zitandukanye. Ushobora kuzireba kuri Zacu Entertainment kuri YouTube, ndetse by'umwihariko abari muri Afrika, Umuturanyi, izo filime zose mbabwiye tukazira kuri chaîne 38 kuri Canal Plus. Hanyuma mbwira abantu bakeneye kujya kwiga hanze ko ushobora guhamagara 0786649820 Wings of Destiny bagufashe ugere ku nzozi zawe. Reka rero namwe mbafashe mugere kuri iyi couple. Twibere kuri romantic garden ku Gisozi, turi muri romantic mood, dufite ama colors ya Saint Valentin. Nta numwe uravuga ko mutongeye kurebana. Benshi murabazi, murabamenyereye. Jojo, tuguhaye ikaze kuri CHiTA MAGiC kuri Saint Valentin. Murakoze cyane. Uri mu bihe byiza Cyane. birenze ibyo tubona. Merewe neza rwose. Ariko n'ahantu muri ni heza Cyane. Nahangaha byabereye. Na bijya bibera. Na ahantu heza cyane ngira ngo abantu bahazi. Ahantu heza habera ubukwe, hari jardin wafatiramo amafoto, hanabera ubukwe. Ariko ntabwo turi ku munsi w'ubukwe, ntabwo uri wenyine uri kumwe. Ni fiancé, ni boyfriend. Aracyari umukope mu Muturanyi. Kandi ejo bundi ni umukope. Ni umukope, ntago turakora ubukwe, ntago twamubwiye ko twaje kureba. Turimo turambagiza ahantu heza nye cyazajya. Niyo mpamvu kiri umukope, ndi kumuvuga ko kiri umukope. Twaje kurambagiza nyine niyo turahangaha kugira ngo turebe nyine ahantu natwe bizabera. Ibya mbere mwarabitangiye ubukwe, mwatangiye kuburya kiri bubisi. Oya hari ubibonye muri filime. Oya hari asekari bisanzwe nyine. Nta nubwo ariko birashana. Ni bisanzwe. Ntabwo buratangiye ariko naracyari kare. Reka twihere ikaze Jacques kuri CHiTA MAGiC, ngira ngo n'ubwa mbere ahagaragaye.
ikaze kuri CHiTA MAGiC wisange nubwo tukwakira ari kuri Saint Valentin. murakoze cyane kandi nanjye ndishimye. Uri mu bihe byiza? Ndi mu bihe byiza cyane. Sheri ahise akuramo rinete ngira umwe twaturabo twa Saint Valentin. Ndabyo zo naziza. Flowers of love. Sibyo? Sheri wanjye. Akarabyo rwose. Thank you. Hanya bakarabo kwitwa. Shaka tuba tunahumura neza abantu bahabwa uturabyo rwose muba mumeze neza. N'abazikunda ariko buri muntu ukunda indabyo yazihawe ameze nk'uko umeze. Muri make numva nta kibazo. N'ahandi hasigaye hose. Uyu munsi ni uwacu. Twakiriye abakinnyi ba filime yitwa Umuturanyi series, ni filime itambuka kuri YouTube channel ya Clapton Kibonke. Uwo muri kubona ahangaha hambere habanza yitwa Jojo, benshi bamuzi kubera ko asanzwe ari umwe mu baririmbyi cyangwa se umwe mu bamambre ba orchestre Impara. Araririmba harya no kubyina na birabyina. Ariko ndanabyina traditionnel. Imparage. Ndi imparage. Impara ziri female ni imparage. Bose rero bazwi muri filime yitwa Umuturanyi kubera byo bagiye bakina bitandukanye. Ejo bundi Papa Yidi yarabasuye asanga Jacques yaharaye. Papa Yidi yigirira ibanga ashatse kubaza Jojo niba yarakocoye aricecekera. Naramubwiye ko na Jacques ataharaye. Ariko aravuga ati nk'umuntu mukuru. Umuntu mukuru nabibonye ariko nta kibazo. Nibo rero tugiye kuganiriza. Jacques umeze neza? Abandaho nta kibazo. Ese uri kumwe na Jojo wumva umeze ute muri wowe? Turi kumwe nyine turi kuri set turimo gukina bari sawa. Oya nakubaje yo muri kumwe gusa. Nta kibazo. None isijya muri detail. Bari neza. Bari sawa nta kibazo. Niki gikunda kugushimisha kuri uyu mugore? Mbo ikintu kinshimisha ari romantique. Nta kiganiro turi kugikorera romantique. Ari romantique kandi niyo turi kuri set turimo dukinana bari sawa. Ntabwo yijena ngo ntuze zacu babadoha tuzikora neza. Sene zacu tuzikina neza. Nyuma ya set hahita hakurikiraho iki? Hakurikira buri muntu ajya mu mirimo ye yindi. Jojo kusetse. Uko nishimye. Ndishimye niyo mpamvu nsetse. Urabeshye. So urabona ko kaka gift. Ntabura guseka. Jojo ntacyo narenza. Hanyuma tubwire Jacques ni muntu ki mu buzima busanzwe naho mu mico ye. Twe tubona ari umuntu ucisha make ufite ukuntu gutereta bitwara gake cyane. Ubundi tubwire mu buzima busanzwe bitari biratubona muri filime ni muntu ki? Mu buzima busanzwe ntabwo nzi byinshi cyane bye. Ariko ibyo nzi nubwiye singiye kubwira ibyo nzi nyine. Ahubwo nawe ibyo uzi uraza kutwongereraho. Mu buzima busanzwe Jacques muzi ni umuganga. Hanyuma tubona ni igihe kitari kinini kubera ko abagifite akazi kenshi cyane. Ariko muri karakteri ze nzi ni umuntu utuje nkuko wabivuze. Aratuje cyane ntago avuga amagambo menshi. Ntabwo ndanamubona yarakaye. Ni umuntu ukunda kuba aseka. Ikindi gukinana nawe cyangwa ntago bigoranye kuko ni umuntu nyine wumva. Bose wacu Clapton yatubwiye ngo murakina ibi biratworohera. Ni umuntu nyine arorohereje. Ibyo ngibyo binteye amatsiko. Jacques ni herore bigeze kuguha gukinana na Jojo ukabitekerezaho birenze rimwe cyangwa ukabaseka ko script nta kuntu mwagahindura nibura tukabikina gutya na gutya. Ni izi herore zimaze kubagora gukina muri kumwe? Ngewe urebye ntayo. Ni Jojo bigora. Simbizi ariko ngewe ntawe ni mirango. Ko mbabashije muri rusange tuvuga ngewe. Twebwe rero baduhariza abantu bakuru. Dukina rero z'abantu bakuze kandi mukina ibintu by'abantu bakuru. Ati mukina ibintu by'abantu bakuru. Sibyo mukina. Ni by'abantu bakuru. Ni na kiramani nabonye ibyo mukina nyine. Ni bya nyine. Ofete hariya mu Muturanyi buri bantu bafite urugero rwabo n'icyo baba bari kwigisha cyangwa n'ubutumwa baba bari gutanga. No kuvuga ngo Clapton yari kwandika buri bantu abahereza ibyo bakina bitewe n'abari bo. Nge rero nta role nimwe yangoye gukina kuko nubundi ajya kutwandikira buri muntu amuzi azi nibyo agomba gukina. Kandi hariya nta kintu Clapton ajya ashyiramo kiri danger ku buryo wavuga ngo kugikina biragutera isoni cyangwa ikibazo. Ku buryo nk'ibyo Nyambo akina wabikina? Nyambo mu Muturanyi?
nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo yandikira umuntu bitewe n'uwo ari we n'ukuntu bitewe n'ubuzima bamo ntabwo ari ubuzima bamo kubera ko casting akora abazi ko icyo yaguha cyose Nyambo aragukubita Nyambo se yankubita gute ibyo narubwe yakiriye kuri sevara Nyambo se wamwizera buretse nimugoroba uze kumuhamagara umubazi none se ko ari gusaba ni setting ngo wangereje akarabo nibura ariganirira Nyambo ndamuzi natwe arabidusabye kubera yuko yabonye ko wahawe ndabo nimugoroba uze kumbaza ndakwereka amafoto na buri kimwe cyose cyane ari bone se bitureka cyeye umunsi Nyambo baramuterera hivi iyo script nta hantu nzi yanditse muri script ubuzima busanzwe uyasha na gahunda y'ivi hari gusa ngiye mfitanye nawe gahunda yuko turi bujye kwirira intuzi utuntu tw'utunyama nimugoroba ibindi ntabyo nzi ubwo binabaye byaba ari surprise nanjye ntabyo nzi reka tubitegereze n'undi no mu muturanyi byari surprise Jojo mumumenyereye nka marene wa muganga ni marene w'umugore wa Gatogo hanyuma Jacques we yajemo urabyibuka yari mu bashyitsi bari basuye Papa Idi harya buriya Jacques bamutubwira gute njye hariya ntangira ndi umukozi wa Papa Idi mucururiza aba n'umujyanama we ku rundi ruhande nubwo ngo uri manager wa business ya Papa Idi biza kurangira umubengutse ahubwo uti Jojo tuza guhurira nyine twaje guhurira twaje gusura Papa Idi mba ndamubonye ndamubenguka nangira rero gutereta biza kurangira nyine ubona ko agenda yemera aba yanga yemera yamaze kwemera wese ntubizi mu filime ntabwo wabizi ko yamaze kwemera ese iyo nk'umugore y'umugabo acyuye umudamu hatabayeho ubukwe hatabayeho bya bindi byitwa ibirori bakaba babana nk'umugore n'umugabo ku mugabo numva bavuga ko ngo aba yakocoye nka Jojo nka biriya wowe nawe mwakoze byitwa ngo iki twebwe ntabyo twakoze ibyo ariko ntabwo turi abana biriya mwakoze nyine byitwa ngo iki oya naramusuye bisanzwe oya naramusuye yajyanye mu gisope hanyuma arasinda yavuze ko yisindishije wasanga beshye ese wowe wakwemera imbere y'umugore ko wasinze waramutahanye byitwa ngo iki no nta nyitonzi bigira kuko niba uri kumwe n'umuntu ari umukope wawe umukunda ukabona ari muri situation itari nziza sinibaza ko wamusiga ku muhanda kandi nacyo Jojo yakoze namufashe nyine ndamucyura mugeza mu rugo araryama mu gitondo arabyuka mu cyayi mu cyumba cy'abashyitsi araruhuka mu cyumba cy'abashyitsi yaje mu rugo mushyira mu cyumba cy'abashyitsi nanjye njya mu kindi cyumba turabyemeye twabyemeye yaje mu cyumba cy'abashyitsi ntabwo yigeze anakwegera sibyo twari turi kumwe nyine kandi yari yasinze njyewe nararanye na muganga nubwo yabyutse akajya ndeba nk'abo tutararanye ariko nyine yarijijije ese ko iki muganga yabyibajije none se Jacques mbwiye abantu benshi bazi ko uyu muntu mukundana nyine ari umukunzi ahubwo muri kumwe kuri Saint Valentin mwambaye n'amabarasa cyane rwose abantu babonye muri filime umuturanyi ariko abantu ntibazi umugabo wa Jojo ntibazi umugore wawe ubwo abantu n'iki wababwira batekereza ko mukundana mu buzima busanzwe Jojo ni umudamu afite umugabo n'abana nanjye ndi umupapa mfite umugabo nayimena umugore urumva yabuze umugore mfite umugore n'abana urumva rero ababizi babizi nyine bazi ko ari ibyo ariko ni filime iyo turangije filime buri muntu ajya mu buzima bwe busanzwe ku buryo umugore wawe yizera uburyo ureba Jojo cyane rwose ushaka no kumuririmbira ufite rwose arabyizera kuko azi ko nyine ibyo nkora arabizi azi neza ko nyine ari filime barimo gukina anajye niyo ugiye gukina mu gitondo mugani ngiye gukina kandi ati courage ku buryo nka za scene mwakinnye mu gitondo wowe na Jojo mubyutse umudamu yayibonye none se ko naye nararanye nawe akabona ndimo nyine abwumva nyine ko nyumva ko ari filime se nyine ariko mwayikinnye mu museso ariko urumva ngiye nararanye n'umugore wanjye sibyo filime rero itwereka igaragaza yuko nari mbyutse kwa Jojo ariko naye naraye wanjye Papa Idi yabitewe n'iki kuvuga ati ijisho ry'umuntu mukuru oya urumva we nyine nuko nyine ariko ijisho ry'umuntu mukuru nawe urariye oya nanjye no kugenda bimwemerera mubwira ko nyine haraye hahiye nyine ni none sundi bitwaye iki ariko urumva ntago ari nko guhita ibintu byose urumva ni bya biganiro by'abagabo Papa Idi yarabitubajije turabihakana ibintu mwakorega ngo bibi cyane shaho abicaye hagati
Uramaze dari kurashaka ikiyana. Turazi uti wicaye. Papa Yidi ati ngusize mu rugo gezaho. Arareba yubika umutwe. Hariya aho rwose gatugo nanjye nese mbwe ntise uje gusaba Papa Yidi imbabazi ku uzaza n'umugore batungane kwa Papa Yidi urumva nyine niko script iba yanditse kandi tugomba kubikina. Niko babimeze filime umuturanyi nimwe mu mafilime abantu benshi bakunda bitewe n'ukuntu iba yanditse ndetse n'abayikinamo nabo bari abahanga cyane. Hanyuma Jack n'umuzimu busanzwe witwa Jack. Nitwa Jacques niryo zina ryanjye. Ibwira abantu rero mu buryo burambuye uri muntu ki tukubona muri filime ese umucuruzi w'ibirayi koko bibwira abantu ubundi mu buzima busanzwe ukora ibiki uri muntu ki here ku mazina yawe bwite kugira ngo uze kutubwira Jojo byihariye cyangwa urabanza utubwire Jojo. Ndabanza mvuge mu buzima bwanjye busanzwe bagufate video wenyine wihariye ugaragara wenyine mu buzima busanzwe. Ndi umuganga umuganga gakondo. Nitwa izina ry'abaganga cyangwa se company ni Matovu. Abantu rero bambona nkina mu muturanyi ariko akenshi nta nubwo bazi ko ndi umuganga niyo babonye wende publicité zanjye za kiganga bashobora kugira ngo ni filime n'ubundi ariko mu buzima busanzwe genda umuganga niko kazi kanjye ka buri munsi. Ubwo ubikora gute? Ndavura nyine mfite ivuriro umuntu wese unganye ndamuvura yaba ari umunyarwanda yaba ari no hanze bose ndabafasha. Ubwo mukorera he? Nkorera inyamirambo harugura Green Corner. Ndahabona hari hafi na za iyo hageze utangiye agahanda k'amabuye tureba ibiryo bwawe hari icyapa kinini cyane cyanditseho umuganga Matovu. Niyo nkorera muri etage hejuru. Ubwo muvura ni nk'ibyo ndise wambwiraga Jojo. Byose nk'ibiki indwara izo zose zigendanye na ubundi urabona ko ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bw'umwimerere ngira ngo abantu bushingiye ku muco bushingiye ku byatsi kuko nkeka ko n'imiti yose wenda twabatumwe n'iya kizungu burya akenshi ba mu byatsi nuko banyera bagira ba produit uvuga ngo rero twebwe dukoresha imiti y'ibyatsi cyangwa se ibimera. Yego none se Jojo haryo mwamenyanye yakuvuye Jacques oya twahuriye mu muturanyi. Nagiye kuri seti mbona bazanye undi mukinnyi mushyashya nyine kuko nkuko nakubwiye Clapton ari ubyandika atatubwiye ati mugiye gukinana ibi n'ibi turakina tumenya nuko kandi ntiwatubeshya. Oya nabambeshye rikise ntago Jacques so nari umuntu wo kwihakana ntago namwihakana reka ntibibaho ngewe se ko wanyihakanye CHiTA umbeshye umbeshye uhura na manager mu byo bavuze nari ndimo barurimo pe cyane ko na manager nawe agere mu muturanyi arabizi ko nawe uri umukinnyi wo mu muturanyi reka jewe nasare amasegonda ngahe wabara wabona uzagaruka niko bigenda hari gihe bakwandikira umunsi ugakina ukamara ukwezi ukazagaruka. Reka none twibarize Jacques wundi uvura ibiki? Indwara zigendanye ari indwara zigendanye zivurwa n'imiti gakondo iyo ari yose turayivura. Zaze ni zidakira ntabwo muzivura. Izihe? Hari indwara numva ngo zidakira. Wenda nka kanseri, diabete, sida. Byumva ni ibintu bigomba kujya mu bintu bya kizungu. Ariko ibindi byose ntabwo bazikira. Ziriya se baba bakuvura ariko zidakira. Ariko sibye kwenda ko wenda abantu bashobora kurambirwa kunywa imiti abo nka diabete twe twayivura ariko ukayinywa imiti ugomba kunywa amezi 6. Abantu batakwihanganira icyo kintu rero iroroha. Oya uragenda rwose ukapimpa ugasanga ntuze yararangiye amezi 6 unywa buri munsi. Yego ariko sida yo ntabwo bishoboka. Sida ntabwo byakunda. Buryo umuntu urwaye sida yaza kongera. Oya ntabwo byakunda unabivuze ubwo bavuga ngo uvura sida bazungu ntibarayakwisha. Ubundi diabete ntabwo ibiri mu maraso. Diabete ariko hari imiti yayo. None sida yake ibiri mu maraso kuki nta miti? Iriya ni isukari naho sida byo ntiwamenya formule ibikozemo. Okay. Uti mu byo muvura harimo izo ngizo. Indwara zose turazivura za trichomonase, imitsi, amibe. Bega izo ndwara zishingiye kuki? Zishingiye kuki se? Zishingiye ku mubiri nyine igihe umubiri waguhindutse. CHiTA usendeke guseka gukunda seka pe. Ngiye nkunda kwisekera. Jojo watubwije ukuri. Oya avuze telekomunasi n'ibikimbona. Ariko Jojo ndabizi neza ko hari zira comments njya muna kuri Instagram no uzijyo zishyiraho. Comments ziki? Tuzi ngo niba ngo noneho ngo
vugisha ukuri ubwo niba ni ukuvuga iki bora bajya mbona bitwa ngo ba Jojo ni benshi rega ça dépend urimo se oya sha use naba ese bira bintu ntago ari ikibazo wenda shaka araza kubitubwira nawe mbi kintu uri kumva naba ndimo gute yaba maze iki ucika intege se ubwo se yacika intege kandi nacika intege gute se kandi afite imiti ariko biba ari ikibazo afite imiti Jacques byose arabivuga umugore yashobora kwangirika cyangwa se umugabo bikamunanira hari ikibazo oya nyine bira ni ikibazo ariko biranavurwa bigakira ubwo Jojo turi kubivuga gaseka ariko hari ikibazo nukuri reka mbabwize kuri ndi guseka ariko ntago ndi guseka iyo ndwara kuko ni indwara ibaho CHiTA kandi ntago muri iki gihe haje vision ntago umuntu yarwara ngo agire isoni zo kujya kwivuza ngo ibiki n'ibiki haje abaganga tugomba kubasanga bakadufasha none se ubirwaye kuki utagenda ngo wivuze Jacques babwire nimero kugira ngo dukomeze tuganire ni kangahe nimero bakenewe no gusobanuza mbo hari umuntu kubera ko nyine abantu benshi nimero yanjye wankeneraho cyangwa se ushaka muganga amatuva ari we ngewe ni 078 24 28 6 haba ari kuri WhatsApp cyangwa se kuri Kuri isanzwe uramfatisha hari igihe wahamagara ugasanga nyine mba ndi bize ko abantu benshi baba bankeneye cyangwa se nk'uko turi mu kiganiro abantu bahamagara ntabwo urabitaba ntabwo nabitaba kuko haba hari n'indi nomero yo ku kazi ya 0790 45 7800 iyo mbuze kuri iyo ngiyo uhamagara iyo ngiyo bakakwitaba noneho wenda bakaza kumbwira niba mwavuganye cyangwa se bakagukemura ikibazo kuko ntabwo ari byo wari genyene hari n'abandi baganga tuba dukorana ibyo ngibyo nibyo ukora mu buzima bwa buri munsi Jojo we kenshi bamuzi iyo ari kubyina ari kuririmba nabonye hari na dusene mwagiye mukina mwasohokanya hano ariko kira gisope n'undi cyari kimara yes zari mara babonye muri house hari muri Kaizen ducuranga mu 5 mugoroba yewe babonye ko harimo n'abasaza nyine bo mu mpara na Munyanshoza dukorana turirimbana hariya nyine namusohokanye kuko nigize niba ubyibuka neza muri filime yarabimbwiye andirimbira avuga ko akunda impara mwemera ko nzamusohokana hariya rero namusohokanye kugira ngo ibyifuzo bye mbishyire mu bikorwa kuko nabwo ko ntacyo niyo mpamvu Jojo agiye kongera kuririmbira ya ndirimbo wanyuze umutima n'ibindi Jacques yikiriza harya yikirije gute nikubona wikirije gute ndetse yo nanindi icyo gihe se Rurema yarabishatse harabanza Jojo twagiye Jojo njya kumutera umutoma nanone se ugomba kuntera kuko n'ubundi nibyo byanjye nawe umunsi wa mbere nkubona wanyuze umutima ku buryo Jacques nkigukunda Rurema yarabishatse abona ko dukwiranye aho ngaho abantu ntabwo bisanzwe kabisa nibyo bakina muri filime muri sinema Jacques kuva wahura na Jojo ni iki wamwungutseho cyangwa mu mico cyangwa karagiteri ye ni iki wamubonyeho kidasanzwe wabwira abantu bari kutureba mbo kuva twahura na Jojo nkuko navuze yanyuze umutima nuvuga ngo mu buzima batwahura yanyuze umutima nawe urabyumva ariko mu buzima busanzwe nabivuze ari romantique kandi ikindi ntabwo yijena uvuga ngo iyo muhuye mukavugana ikintu muragikora papa na wenda mukajya inama ibyo mugomba gukora nta kibazo muri make azi kubana azi gusabana kandi agira ikinyabupfura na discipline atandukanye ngine n'abandi bantu bo muri filime wenda nk'abakobwa hari ukuntu wabukira n'umuntu ukabona wenda ashaka wenda kugira ngo akurire cyangwa se wenda we muhurira muri ibyo byabahuje ubundi mukarangiza ajya muri gahunda ze nawe ujya muzayo cyane cyane ko nanjye mufite umwanya mutoya njya kuri set buriya mbambwira ibyo nibuvuge nkavuga ibyo nkahita rero nkajya mu kazi ko akazi nawe kaba kandikuye mba mfite abakiriya benshi
murana akazi muri make amasaha yose. N'abakiriya cyangwa n'abarwayi? Abarwayi se si abakiriya nyine. Kuri mwebwe donc nuvuga ngo umurwayi n'umuryango, kuri wowe n'umukiriya? Yes. Ese yaje uramuvura ariko yaje uramuvura ariko aba ari umukiriya. Aba ari umukiriya ko abona amafaranga. Kuko aba hariho payment runaka. Hanyuma Jojo, uti iyo mukina biba ari ugukina, kuriya kuririmba, noneho n'impara mwamusokanya hanyaho ari nazo kuko zaririmbye. Ubona ibyo ukinana na Jack abantu barabyakiriye gute rero? Babyakiriye neza kubera ko muri iriya filime umuturanyi nitwe dusa nkaho turi couple nkuru cyangwa dusa nkaho turi bakuru. Urabona harimo couple zisa nkaho ari abana barinda na nuko nyine Ben na Brenda, haje na Gatogo na Francine, wenda bo tujye kujya mu kigero kimwe ariko nabo still ibyo bakina n'undi ni by'abana. Ni by'uko Francine ari umukozi wo mu rugo avuga amagambo menshi yajya bateretana na Gatogo, mbese ubona bidafatika. Ariko twebwe harimo nk'isomo kuko nge ndundi ngumba simba mbyara, kandi muri iyi si cyangwa muri uru Rwanda harimo abadamu benshi bashatse bakamara imyaka myinshi barabuze urubyaro, bakanatandukana n'abagabo. Nanjye nibyo byambayeho, simbyara natandukanye n'umugabo. Hari abantu babikurikirana, kuba narabonye undi mugabo muri filme, hari abantu benshi bahise bagira tendance yo kumenya ngo noneho niki kigiye kuba kuri Marene. Ese n'uyu mugabo nagiye kumutesha umutwe amuteye, ese noneho azabyara, ese noneho azishima. Urumva hari abantu benshi bahise bashaka kubireba, kandi umuturanyi ni filime nini iragutse irebwa n'abantu benshi cyane, kandi abantu bayireba ntabwo ari abana gusa. Ni ukuvuga ngo dufite population nini dukurikira ikunda na couple yacu ku buryo bajya banabitubwira. None se Jacques, iyo abantu bifuza ko muzabana ukabibona muri comments byakira ute? Mbyakira neza kubera yuko ntabwo umwegereye bishobora kuba oya ntacyo ndaza no kumwegera. Urumva yewe icyo mbona hariya bibona neza kuko turimo turatanga amasomo meza. Turimo turatanga isomo yuko ko umuntu atabyara cyangwa se yahuye n'ikibazo ntabwo bivuze ko agomba kuba wenyine, ntabwo bivuze ko agomba kuba umuntu umukunda, kandi ashobora no kwibeshya agatinda kubyara nyuma bikaza wenda umuntu akarambirwa kandi wenda azanabyara. Ibyo rero ni isomo tuba duha abantu ko birashoboka ko umuntu ashobora gutinda akazabyara, cyangwa se niyo atabyara ntabwo yatereranwa cyangwa se ngo yumve ko abantu bose abe wenyine mbega yigunge. Agomba kuba ari kumwe n'umuntu nyine. Rero ni isomo duha abanyarwanda. Nibyo mukina muri filime. Jojo, reka tugarukire mu buzima busanzwe. Uyu munsi turi tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri 2023. Turi tariki ifatwa nka benshi nk'umunsi w'abakundana cyangwa se umunsi wa Saint Valentin cyangwa se Saint Valentine's Day. Iyo uyu munsi wageze muri wowe uba wumva bimeze bite? Ngiye rero ibintu bijyanye na Saint Valentin ntago mbizi cyane kubera ntago nzi signification yabyo cyane, kubera ko uriya mugabo Valentin amateka ye make nzi ntago bivuga kuri couple, ku mugore n'umugabo, umukobwa n'umuhungu nk'uko twe tubifata. Rero ngewe mbifata nk'umunsi usanzwe gusa nka couple nyine. Umugabo ashaka kubyuka akagwa ka gift akabwira ati wenda Joyeux Valentin cyangwa Happy Valentine's Day, ibintu nk'ibyo. Ariko ngewe ntago mbikabiriza cyane muri ngewe, kandi nyiri n'umukobwa simbizi. Niba uko ntabizi nyine urumva icyo umuntu atazi ntabakizi. Ntago ndi wa muntu bishyurira cyane ngo mbikabirize, mbifata nk'umunsi nyine usanzwe. Ariko ababikabiriza cyangwa babishyuhira nta kibazo kuri bo. Kuri nge nta nicyo bintu kuko bo babizi, ariko ngewe ntago mbifata nka wa munsi nyine wabyacitse. Kubera ko iyo meaning yabyo cyane sinyiza. None se kwizihiza Saint Valentin ubundi ni bibi? Oya ntago ari bibi, ni byiza. Ko nanjye ndayizihiza. Nanjye ndayizihiza rwose. Ariko nta busobanuro bwinshi nzi pe. Nta bisobanuro byinshi nakubwira bya uriya mugabo. Hanyuma se Jack, kudafata neza umugore wawe cyangwa uwo mukundana kuri Saint Valentin nuko uba utamukunda? Ubundi abagore bacu tugomba kubakunda kuko nyine ni ikintu twiyemeje, kandi twafashe izo nshingano zo ko tugiye kubana n'abagore kuko tunabakunda ndetse badufitiye n'agaciro ndetse n'akamaro. Urumva rero ibi byabaye nka sinye cyo kwibutsa abantu, ariko ngewe umugore wanjye ndamukunda. Kubera Saint Valentin? Oya, mukunda mu buzima busanzwe. Saint Valentin nakuye ko ari ikintu nk'ikintu cyo kwibutsa abantu. Kwibutsa abantu.
ariko mu buzima busanzwe namukunda Saint Valentin nayo ubu ngubu naje abizi twabivuganye ubwa nigeme ngiye kureba sheri wanjye yo muri filime aravuga ati w'umusore utari bushimishe girlfriend cyangwa fiance kuri Saint Valentin batandukane oya batandukana kubera iki ubundi ntabwo abonye za message ziri gucicika nazibonye ariko umukobwa cyangwa umukobwa bikarangira ngo ati wambwa we utwara oya turanutuntu two kugira ngo umunsi ushyuhe baba babeshye se nta mukobwa wabyandikiye umusore ubundi gukundana mugomba gukundana buri munsi ariko kuba Saint Valentin ibaho ni umunsi umwe wenda bahariye gukundana ngaruka mwaka nkuko twizihiza Noheli tukizihiza Pasika tukizihiza ubunani tukizihiza ibintu nk'ibyo ni umunsi ngaruka mwaka babishoboye rwose babikora ariko twebwe abadamu cyangwa abakobwa s'il plaît dukwiye gukundwa buri munsi apana umunsi umwe kuko urumva n'uzakubwira ko yagukunze umunsi umwe n'uzakubwira ko yagukunze umunsi umwe kuri Saint Valentin ubwo ntago agukunda aragira ngo ni ikintu kugira ngo uzi ikimenyetso gusa ko uyu munsi ndabizi abantu baraza gushwana ari benshi bashingiye kuri uyu munsi n'abantu biri buze kugenda neza hari abiri bugende neza ariko hari n'abari bushwane cyane kubera iki umusore afite abakobwa batatu cyangwa abana beshya buri mukobwa azi ko ari we umunsi ari buhereza ururabyo ubwo urumva natarumuha biraza kuba intambara cyane umukobwa nawe afite abahungu abeshya batatu cyangwa bane ubu nawe byahari mu buryo niyo mpamvu hari abakobwa banze gusohoka baryamye ako CHiTA mukira aho ngaho uko benshi babikora ari KiGALi benshi babikora ari KiGALi kumva gusa ngo ni Saint Valentin agahita atangira gusevinga yo azadepansa kuri uwo munsi akavuga ati nzamugurira iki agasanga ashara undi muhungu nawe wabitanze none gift zigaca nkana ubu abakobwa ku ma office hari abatari bukore shift byigize kumbaho jewe nari mfite umukobwa twakundanaga hanyuma noneho ndangije agira anniversaire umva we yarantendekaga afite abandi batipi agira anniversaire none nabwanjye ntabwo uyu munsi ndi ikindi gihe kandi uko niko byari bimeze umva hari undi mushuti wanjye ufite anniversaire nabareka ibintu tuzabihuriza hamwe dukora ikintu cyanyacyo kigaragara ariko nawe bwanjye nzayifite kuko yayikoze ndwaye numva nta byishimo muri nge numva ntabwo wajya gufata ikintu utishimye nta nagahina nkwaga uwo munsi vuga ntabwo najya muri ibyo nari bufate n'akantu ndabwa nzayifite ikindi gihe arambwa ati nta kibazo sheri genda gute rero ku munsi wa anniversaire uwo munsi rero we yaje kundeba nyine turavugana kumba afite iyindi gahunda arambwa ati sawa tuzabonana abaciyeho kumba afite abandi batipe bayimuteguriye kandi yambwira ko ari ngiye dukundana bya nyabyo ugezeyo oya ngiye ntabwo nigize njyayo uvuga tubabimenye uti byageze nimugoroba bampamagara batipe inshuti zanjye ndabwira inshuti yanjye ifite anniversaire ariko ntabwo twayifese tuzayifite ikindi ariko nimuze nibura dukore ka geste tumutungure urumva ndababwiye muri baraza ndabahamagara uri hesheri arambwira ati ndi mu rugo ndaryamye kumba ari kwande kwa batipe uri mu rugo yaryamye uri kuryamye hari mushiti wanjye wansuye kubera nyine ndwaye ukemome tuvugane aramuma umukobwa mugenzi ariko bari bagiye muri icyo kirori amaze ubundi ndavuga ati buri umuntu aryamye nta kindi none se waje tukagira ati wapi simeze neza atari ko muje mu rugo nta kibazo kumva wenda ko ntashobora kugira gute kujyayo umutima urapuje avuga ati mujye ariko twasi imodoka tujyayo tuwaje dusanga umuntu nawe wari ndamuhamagara nese sheri uri hehe ati ndi mu rugo wumva tujya mu rugo ntabwo twamubwiye ko tuhagiye uri mu rugo uraryamye ati ndaryamye yingurira ndi ku muryango ati ndi ku muryango telefone abarayifunze niho yarari koko ntabwo ariho yari yagiye kuri uwo mutipe nyine uri mukoresha anniversaire uza kubimenya gute naje kubimenya ubwo telefone yayikugira yahamagaye kuyifata inshuro 4 enye 5 numva biranze murazinywera ubwo tujya abatipe turazinywera aho ngaho hafi aho ngaho mu gitondo cya wumva yanaraye kwa rutipe mu gitondo cya kare ndabyuka njyayo ndakomanga barambwa ati nawe arayanga soma warenzaho iki ndataha ndaryama ndamuhamagara bimaze kuba hakiye nka sasa baranyitaba se sheri bite ko nakubuze wapi burya nahise ndemba ibintu byamfashe mbura uko mbigenza umwuka urahera ndamubwira ati yo
warenganye n'ukuri kw'Imana mpita none ntangira kumuramburira igitabo cyose mubwira ukuntu byose byagenze arambwira ati cyakoze ati ubu nta kintu mfite cyo kukubwira ndavuga ati bayire urakoze uza abantu b'amasugi uyu munsi ejo bazaba batakiva oya uwakubwira inda zirara zinjiye package zigiye gutaka uzinda ziri burare zinjiye uyu munsi inzoga shaho ziraza kuba zifite abakiriya urumva rero akenshi nyine abantu batubeshya ko badukunda Jojo wise wibuka iki ntacyo nukuri Abantu banekereje ibyo bintu muvuze ngo inda ziri burare zinjiye numva ntabwo ziri bwinjire se abana b'abakobwa ngiye kugirira impuhwe ari we sibyo muvuze zirarara zinjiye juste zo ni nyinshi cyane bara yuko urumva aricyo nera kubwira Chita abantu baratubeshya ngo baradukunda ubu nyine uyu munsi ni ibibazo byo muza kubona nyine mu byitege haraza kuba intambara haraza kuba impaka abantu bangana barangana n'abakunda nawe beshyana bari bukunda n'ibyanya byo biraza kubamo muri make uyu munsi nanjye uburyo kubusobanura bwayo kugereje amaherezo yayo ariko jewe na Jojo tumeze neza nta kibazo Jojo ko wumiwe Jojo ko ndeba utandeba neza ntago numiwe n'ubwo hari ikintu uzi se kikubabaje oya da cyangwa ni wowe watekerereza ibya anniversaire ibya anniversaire uburyo wavuze urwaye ukuntu yamubuze urwaye wowe nasahindutse ngiye kwa muri make nasahindutse ngiye gute narenganye rwose urumva we biramubabaje ibintu byambaye ariko niki wabwira rero abakobwa bari gupanga ibintu by'amaprank ku minsi nk'iyi hari n'igihe umuntu atakoze geste kuri Severance urati sheri none ko weekend yegereje nibura muri iyi weekend byagenze gutya n'gutya kandi abakobwa basigaye babyisabira ku ruhande rwa mbere ndabanza njye kuri kote y'abakobwa kubera ko muri iki gihe nabwo hari abatipe benshi batari kiri sinavuga ngo batari serious ariko hari abatipe nabo baba babeshya none umukobwa bitewe n'ukuntu azomuhunga akavuga ati sha n'ubundi arambeshya nta kintu azama akaba afite runaka ku ruhande urumva umuguti ariko ngiye nyamara naguhakana akavuga ati aho kugira ngo mbure hose niba hambuse rikanyarukire hariya gift cyangwa se ikindi urumva ni kuri Severance hari umutipe ushaka kubwira umukopine bati nta kintu mfite uyu munsi shari wanjye wihangane nitunabonana kandi afite undi ku ruhande akavuga toki uri umusohokane akamugura niba nguyu agiye n'abasore hari n'abasore bavuga ko ibintu bya Severance batabikunda kugira ngo bakwepe yego umukobwa nyina kigira hanze uvuga ko ibintu bya Severance ngewe ajya mbikunda nabyumvamo ntabwo njya mbikunda rwose ntabwo njya mbijyamo kandi umukobwa wenda bikunda agahitamo kwigira kuryoshanya n'abandi ariko hari n'undi mukobwa ubishyuhira cyane ashaka ko umuhungu amuha ibya mirenge kandi umuhungu ntabyo afite tuvuge nko muri iki gihe abahungu bafite ibibazo byinshi cyane kuko ubuzima burahenze kugira ngo umuhungu azakore abone akazi abone amafaranga yiteze imbere muri uru Rwanda bisigaye bigoye noneho ugasanga umukobwa agiye kumusaba ibya mirenge Severance tuzi ko ari umunsi w'ama iPhone tuzi ko ari umunsi w'amasheki muri new species uherekezwa n'indabyo n'amashampanye n'amarura umva ibintu by'uburezi byo kuvuga ngo sohokanye n'umukobwa ngaranywa fanta cyangwa byeri n'inkoko ntago kuri Severance biba bigihari ubwo amarura ku mukobwa bigenda gute nyine nakubwiye ngo ni ya special day buri mukobwa wese aba yiteguye ibihenze urumva rero umutipe niba adafite ya iPhone umukobwa akumva ko ari itegeko ko ayimuha kandi mu by'ukuri atari ngombwa ko ntabyo afite ugasanga nyine yaretse uwo mutipe agiye kwirebera cya tonto hariya kuko cyo cyakoze kera nayo mafaranga kiri afite kikayimuha abajeri bafite ibibazo kuko nta mafaranga bafite nta kote nimwe najyaho ufite uburyo ari buryo Valentin munsi mwiza umuhire none se nk'umusore wazindutse ajya kuyashakira mu mudamu akemurira ikibazo akamuha kuri kashi akaba ariyo mafaranga gusohokanamo hari icyo byaba bigutwaye ubimenye byaba ari danje ubimenyesha umutima waturika akuguriye iPhone akaguha indabo n'amashokora mugapopinga champagne mukayituritsa kandi yivire kereke para ahantu byakubabaza shaka ubuzima busigaye bigoye niyo mpamvu nakubwiye ngo abahungu kubona amafaranga cyangwa wamwumva ukabutira umuvandimwe ndabyumva nta kundi wari kuyabona oya abakobwa wenda umusore yabikora ariko akabigira ibanga ariko umukobwa ntabwo umukobwa yabimenya ko ayakuye muri buryo ngo bazayishimemo none se Jacques ni ikibazo kuba umukobwa ukora nko muri ofisi yakira indabo z'abantu batatu batandukanye tuvuge na nyine nta mufiance ibyo nibyo guteretana bisanzwe iyo umuntu ari umukobwa nubwo yakwakira urumva nyine nta shingano aragira nubwo yakwakira 10 nta rubanza apfa kuba ntawe yabeshye ko akunda nta murenge yagiyemo
nta mpeta wamwambitse muracyateretana. Ubwo Nyambo biragenda gute? Mva kandi muri umuntu wanjye umugaruye ute? Nyambo umugaruye ute? Nyambo aracyari umwana. Nyambo aracyari umwana. Nta uramwambika impeta se? Oya. Nta nuramubwira ko amukunda. Nyambo aracyari umwana se ku buryo ntacyo yakora. Nyine nawe reka tumushire muri yo kadire y'abakobwa. Yagikora reka tumushire muri yo kadire y'abakobwa. Ariko nta murenge yagiyemo. Bivuga ngo nta mutipe wa mustressa wenda aracyashakisha amahirwe. Umwe bakundana bikanga akamureka agashaka undi kugeza igihe haboneye ho bahuza. Ibintu ko bivuze urakaye. Hoya kare. Ariko se noneho se urumva niba we none se ubu natwe dushyigikire ko yakunda n'umwe akamurika agafata n'undi agafata n'undi. Nyumvisha uburyo umukobwa nka Nyambo uyu munsi ari bwakira indabo z'abahungu bane. Noneho ndagira ngo tubanze dukuremo izina Nyambo. Izakiramanizo Nyambo nuko nta ndabo yari yakira. Twavuganye. Nyambo zirahari nimugoroba nakubwiye ngarazibona. Ni nimugoroba. Hari indabo z'abantu barenzo. Niba barimo kiramani turumva ari comedy. Ariko abasore baba bacicetse bashobora gutungurana. Kiramani ummpamvu muzi nuko ubibona muri filime dukina. Iyo filime ari kuvuga ni yitwa The Message. The Message. Uwo ntazi rero ninde? Utazi rero ntaga kina filime. Ushaka gusanga hari kimwe nuko na Kiramani nawe wari buziho udakina filime utari bumumenye. Kimwe nuko nanjye wambwiye ngo naguze umugabo wanjye haguze uwazimpaye haguze uri bumuhe gift kuko ntagakina filime. Na Nyambo rero ibye bubiretse. Ubwo tuzamumenya gute uwawe? Wanjye ntagakina filime. Twibonera Jacques buri munsi. Jacques nyine niwe mubona ko niwe mukinnyi. Jacques ni umukinnyi. Jacques ni umuplay. Umukinnyi. Mama niwe mukinnyi umuturanyi niwe mukinnyi umuturanyi. Ako CHiTA bivuze ko Jacques ni Mr Player. Abo nuze kwegera ya miti wambwiye ayiguye. Ya miti wambwiye y'intuza nyine. Oya ni seti ntabwo akeneye imitaka kanya ariko. Ndi mwambwiye ngo simbibutse. Oya nisubwo ubundi nagira ikibazo cy'imiti gute kandi mpari. Bivuga mu kiganiro. Ndi kubwira wowe commande se cyangwa uragira ngo nyivuga ahubwo. Nta commande navuze ndi kukwibutsa. Aho yivuga. Yivuga nyine niba bihari bivuga. Bivuga niba bihari. Biramutse bihari. Yavuga ko yabimenye atese. Neza undi yababimenye. We ngenda mvuga ndi kuvuga ibyo mwabambwiye. Nishaka ko mvuga ibindi. Uri marene wande. Muri filime ndi marene wa muganga. Noze muganga hari ibyo yakubwiye ko nisete hari ikibazo afite. Nibo banaziranye se ndabizi. Ubibona utese. Kitawe watuma abantu bamena amabanga. Reka nibwirira abantu ngo Valentin nziza abayemera abatayemera mwihangane. Ariko abayemera nabo bafite uburenganzira bwo kuyenjoyinga mu buryo bwabo kandi bikagenda neza. Gusa bapfa kudasesagura no kwiyandarika. Buryo icyo wakora cyose iyo umunezero urenze imbibi cyangwa se urenze uburyo byagakwiriye kumera watangiye kwangiza uburenganzira bw'abandi. Ariyo mpamvu mbwira abantu niba Valentin yabaye uyu munsi ukaba utanyuze kuri the new species ngo uhindurire telefone umukunzi cyangwa umugurire computer cyangwa accessories n'indi minsi wabikora nta kibazo. Gift ntabwo ari ngombwa ngo gift y'abakundo nibe kuri Valentin. Ariko nanone niba umukunzi wakunda Valentin urenze iyi weekend. Uyu munsi turi kuri Valentin. Niba utatanze gift kuri Valentin no muri weekend watungurana tungura umukunzi. Kandi ikindi tugabanye kwifuza. Umuntu niba afite gahunda yo kuguhindurira ga Samsung ntumve ko aragura igezweho aragura y'ubushobozi. Umuntu naba agiye guhindura iPhone akuvanye kuri iPhone 6 cyangwa 6 Plus ntumve ko rwose ugeze kuri 14. No kuguha wenda 10 cyangwa akaguha 11 cyangwa 12 gutyo bitewe n'ubushobozi. Ariko dushyigikirane bigendeye kubo tubana cyangwa se abakunzi bacu ibyo bakunda. Yewe niko mbyumva. Jacques mbere ko tugana ku musozo nicyo babwira abantu bakunda umuturanyi abantu bagukurikira umunsi ku munsi wongera unabibutse nimero yawe batayanditse bayishyire hafi. Ikintu nabwira abantu bakunda filime umuturanyi ni bakomeze bayikunde kandi badushyigikire. Hanyuma ikindi nuko nyine abambona nk'umukinnyi wa filime umuturanyi nibyo ndi umukinnyi wa filime umuturanyi ariko nkaba mu buzima bwanjye busanzwe ndi n'umuganga uzwi Matovu. Nuvuga ngo rero washaka kungana nabivuze nabaye nomero 078 24 28 676. Abantu bakomeze badushyigikire kandi turabakunda natwe.
cyane. Arakoze cyane, reka twumve jo niki abwira abantu, nicyo ufite ubwira abanyarwanda. Icyo nababwira no kubifuriza umunsi mwiza w'abakundana, Imana ikomeze bane nabo, bakomeze kudushyigikira mu bikorwa turimo, ingende mu mpara, orchestre impara mudushyigikire, mu mafirme hari the message, hari umuturanyi urivugira rwose, komeze mudushyigikire mutube hafi, ikindi Imana ibane namwe. Jojo, ibihe byiza kuri wowe ndetse na Jacques, bize kugenda neza. Ego murakoze. Uhakurikiyeho iki? Uhakurikiyeho nyine ukuntu nyine dufata akantu hariya, nabonye hari utuntu dukonje ndushyushye. Ariko nyine ubwo akantu muragafata murya n'akandi, sibyo? Nuso wanywa gusa kumwe nabyo. Sibyo Jacques, ko ugomba kugenda. Uko bimeze kabisa. Ugomba kurya akantu. Turakarya rwose. Uyu munsi se Valentin akantu bagiye kukarya nyuma y'iki kiganiro. Madamu uramujyana he? Njyewe ngiye gukomeza ikindi kiganiro. Ubwo nawe biraba nimugoroba. Njyewe nabisoje mu gitondo. wowe ukoze mu gitondo? Yego. Siduye se saa. Okay. Ubwo natwe reka turebe ko tujya kuryoherwa, buriya kurya akantu iyo abantu babifite muri gahunda bari byiza. Sibyo se, iyo abantu bafite muri gahunda barakarya. Sibyo? Komande zatanzwe. Komande wayitanze. CHiTA we. Reka dushimire abantu bakurikiye ikiganiro, dukomeze gushyigikira Jojo kuri Instagram, harya witwa Jojo? Witwa Jojo wa Joxy. Jojo wa Joxy iriho Y. Jacques witwa gute kuri Instagram? Haje ntago njya nimbaho. Kuri Twitter? Facebook? Nitwa Matovu. Kuri Facebook hariho Matovu. Snapchat? Muganga Matovu nyine. Kuri Snapchat ubaho? Oya Snap wapi. Navuze kuri Facebook. Reka dushimire abantu bakuri iki kiganiro, mugira ibihe byiza, mukomeze muryoherwe na Valentin, ibihe byiza kuri wowe. This is CHiTA MAGiC. Niba uri umusirimu ukeneye video n'amafoto meza mu birori byawe, ukeneye live streaming, ukeneye music production, video production, ishusho, nitwe bambere mu Rwanda. Ishusho TV nayo iraje vuba. CHiTA MAGiC.